Turabasuhuje cyane abadukurikiye, tubahaye ikaze muri aya makuru arambuye y'ubuhinzi n'ubworozi twabateguriye kuri wa gatandatu. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Elias Hakizimana. Tuyatangire kuri inkuru ya Rwamagana igira iti umuturage arashinja Mutwarasibo kumurandurira imyaka akayiha amatungo. Muri iyi nkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke, Nyiraneza Sylvia Rebeka wo mu mudugudu wa Rugenge mu kagari ka Nyagasambu ni mu murenge wafumbwe mu karere ka Rwamagana, arashinja umuyobozi w'isibo muri uwo mudugudu witwa Ntawubura Inshuti Siriake gutema imyaka ye akayishyira amatungo. Uyu muturage yashinja Mutwarasibo kwahira imyaka ye irimo ibijumba n'ibigori akabiha amatungo. Aganira na TV1 yavuze ko yegereye umuyobozi w'umudugudu ariko kubera ubushuti bafitanye ntiyakemura ikibazo cye. Yagize ati twarazindutse dusanga imigozi y'ibijumba yarandaguwe, turebye dusanga no mu bigori byahiwe, dukurikiye tuza gusanga imigozi yagiye itakara mu nzira, noneho turayikurikira uko yagiye itakara tuza kureba ku rugo yarengeyemo, ari narwo dukeka kuko bafite amatungo, ari nawe uhagarariye isibo umurima uherereyemo. Uyu muturage yakomeje agira ati byabaye ngombwa ko njya kureba umukuru w'umudugudu, arambwira ngo ari buze, ariko ambwira ko yahamagaye n'uwo mugabo dukeka amubura kuri telefone. Tuza kubona ko aho twabonera ibimenyetso bitarahakurwa, ngiye kumutabaza ngo aze arebe ibimenyetso, nsanga ari kumwe n'uwo naregaga. Ibi kandi byemezwa n'abaturanyi be ko uyu muyobozi w'isibo ukekwa ngo amenyereye kwahira imyaka y'abandi akayiha amatungo ye. Umwe ati akunze kubikora cyane, naho ntakunze kubinaha nsanga bamuvuga kuko nta n'umuntu umwiyama, n'ubikoze aramukubita, niyo usanze inka mu murima wawe uriruka. Undi ati ikintu numvishe nuko yavuze ngo wagicucuwe nta muntu ujya umpamagara, ibi simubeshyeye narabyiyumviye. Gusa ku rundi ruhande umuyobozi w'umudugudu Niyigaba Boniface yavuze ko ibishinjwa Mutwarasibo atari ukuri. Yagize ati ikibazo nakigiyemo ngezeyo nsanga nta bantu afite babonye umujura wamwibye, tugenda iwe mu rugo dusanga imigozi agaburira inka ze n'ingurube, iyo migozi tuyirebye dusanga itandukanye n'imigozi yari yibwe. Uwo mugabo atubwira ko iyo migozi ariye atigeze ayimwiba. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wafumbwe Zamu Daniel yabwiye Umuseke ko iki kibazo yakimenye gusa yaje gusanga atari ukuri nk'uko byavugwaga. Yagize ati yareze mu mudugudu ko bamuranduriye ibijumba, baza kujya mu rugo rwe bagereranya iyo bavuga ko yibwe n'iri mu rugo basanga ntaho bihuriye. Zamu Daniel yavuze ko impamvu yo kumushinja kumwahirira imyaka akayishyira amatungo ari uko uyu muturage yari yamenye ko mu rugo rwa Mutwarasibo harimo imigozi aho amatungo, bityo agakeka ko ariye. Yasabye abaturage kujya bihutira kugana ubuyobozi kugira ngo ikibazo gikemuke. Akarere ka Rwamagana ni kamwe mu tugize intara y'Iburasirazuba ikunzwe kurangwamo izuba ryinshi mu gihe cy'impeshyi. Mu yandi makuru y'ubuhinzi tubafitiye, Minisiteri y'Ubucuruzi yavuze ibiri gukorwa ngo umuceri w'u Rwanda ubone isoko. Ni inkuru nayo yakurikiranywe n'ikinyamakuru Umuseke. Hamaze iminsi havugwa amakuru ko mu ruganda rwa Nyagatare Rice Mill harimo umuceri utaragurwa. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yavuze ko nta mpungenge zihari ku isoko ry'umuceri no ku bahinzi bawo muri rusange kuko hari amasoko atandukanye yashatswe. Muri iki gihe umuceri ureze ndetse hakaba n'uwo mu gihe cy'ihinga ryashize ukiri mu bubiko. Umukozi wa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ukora mu ishami ry'ubucuruzi ushinzwe kunoza uruhererekane nyongeragaciro ku bihingwa, Mukaniyonzima Dative yabwiye Umuseke ko muri iyi minsi inganda zabonye isoko rya toni 3,400 ryo kugemura umuceri mu kigega cyo guhunika imyaka cya leta, aho bijyanye na gahunda yo kugaburira abantu muri guma mu rugo. Yavuze ko umuceri ushobora kugira ikibazo cyo kubura abaguzi aho uri muri stoke z'abacuruzi bitewe nuko amashuri yari isoko rinini yahagaze, ariko ngo ku rwego rw'abahinzi nta kibazo cyo kubura isoko gihari. Amahirwe mashya y'isoko ry'umuceri wera mu Rwanda. Uyu mukozi wa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda avuga ko gahunda ya leta yo kugaburira abanyeshuri ku bigo school feeding muri gahunda yateguwe ibigo bizajya bigura imiceri yera mu Rwanda mbere yo kujya kugura iyo hanze, kandi ngo bizatangira amashuri niyongera gutangira. Aha ngo ibigo by'amashuri byatangiye gutanga imibare ya toni z'umuceri bikenera mu mezi 6 kugira ngo bijye bihuzwa n'abacuruzi bibagurire. Mukaniyonzima yavuze ko isoko rya gisirikare Amishop n'abacuruzi bamaze kumvikana ku isoko rya toni 2,800 z'umuceri kandi bikazaba ibintu bikomeza. Mu gihe cy'ihinga B 2024
2021. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko abahinzi bateganyaga ko hazera toni 54,000 z'umuceri, ikavuga ko kumenya umuceri utaraguzwe byazamenyekana muri Nzeri 2021 igihe cy'isarura kirangiye. Bisabira Rora wo mu ruganda rwa Nyagatare Rice Cooperative ari mu babonye isoko. Mu kiganiro Basabira Rora yahaye umuseke yavuze ko we nk'umushoramari abona adafite isoko rigaragara nubwo Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yamuhaye isoko ryo kugemura toni 590 z'umuceri mu kigega cy'ubuhunikiro bw'igihugu. Cyakora avuga ko afite icyizere kuko ngo hari ubwo agira gutya akumva ko hari isoko ribonetse. Basabira avuga ko afite toni 2360 z'umuceri muremure weze ubushize, akanagira toni 214 z'umuceri mugufi utonoye. Ku mpungenge zo kubura ubushobozi bwo kugurira abaturage bahinga umuceri muri Nyagatare, Basabira avuga ko muri iki gihe cy'ihinga B azagura toni 4,000 kandi nta kibazo afite kuko ngo yamaze kuvugana na za koperative ndetse hari abo yahaye miliyoni 260 z'amafaranga y'u Rwanda ya avance muri iki gihe cyo gusarura. Yagize ati none Minagiri ntizatwishyura natwe tukishyura abahinzi. Hari abo tuba twahaye amafaranga y'inyongera musaruro tukabaha ayo gusarura, nyuma tukabara ayo twabahaye tubagurira umusaruro bejeje, bajya kuyamara tukabaha andi. Basabira avuga ko mu bucuruzi habaho gucuruza ibyo umuntu afite, ngo bo bafata amafaranga muri banki bakayaha abahinzi hanyuma bagasigara bashaka isoko, udacuruje uyu munsi akazacuruza ubutaha. Yagize ati tuvugishije ukuri warangura uvuga ngo leta niyo izancururiza ibintu by'ibiribwa byera mu gihe runaka, ni ukubyitondera bitandukanye n'ibindi bicuruzwa. Uko umwero wagenze ku gihembwe niko n'isoko riba rimeze. Iyo abantu benshi bafite ibiribwa ntibakenera iby'isoko, babanza kurya ibyo bafite, nyuma byashira bakajya guhaha. Ntitwafata umusaruro wose ngo tuwucuruze kuko habayeho ko umusaruro utaboneka byagenda gute. Twabacuruzi tuba dushaka amafaranga ako kanya, ugasanga ko dukunda kukibagirwa. Uhagarariye abahinzi b'umuceri muri Nyagatare avuga icyo bumvikanye ku biciro. Hakizabera Theogene umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'umuceri muri Nyagatare Ukorivamu yabwiye umuseke ko igiciro cyashyizweho na Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi n'iy'ubucuruzi ari amafaranga 259 ku kiro, ariko yaba menshi akagera ku mafaranga 272 ku kiro. Yavuze ko umushoramari yabongereyeho amafaranga 5 y'u Rwanda abahera ku mafaranga 268 ku kiro. Uwo ni umuceri mugufi. Ku muceri muremure ikinyuranyo ni amafaranga 20 ku giciro cyagenwe na Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi na Minisiteri y'ubucuruzi, kingana n'amafaranga y'u Rwanda 279 ku kiro. Umushoramari yabongereyeho amafaranga 9 ku kiro abagurira ku mafaranga 288 ku kiro. Yagize ati koperative mpagarariye 5 mu ihuriro Ukorivamu, koperative enye zamaze kugurisha umuceri toni 4,600. Koperative ya gatanu kuko yo ihinga nyuma imaze gutanga nka toni 1,800. Umuceri utaragurishwa ni nka toni 600, ariko nawo nukuri mu murima. Tubafitiye kandi indi nkuru y'ubuhinzi yo mu karere ka Muhanga, aho muri Mushishiro COVID-19 yatumye isoko ry'ibiribwa ryaremeraga ahafunganye ryimurirwa mu mpinga y'umusozi. Ni inkuru nayo dukesha ikinyamakuru Umuseke. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga buvuga ko bwafashe icyemezo cyo kwimura isoko kugira ngo abarirema babonaho bisanzurira. Umurenge wa Mushishiro wari umwe mu mirenge 7 yari yarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Abawutuyemo bavuga ko isoko rya Kabadaha basanzwe barema ryimuriwe mu mpinga y'umusozi kugira ngo hirindwe ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushishiro Musabwa Aimable avuga ko aho risanzwe riremera ari ahantu hafunganye hashobora gushyira ubuzima bw'abarirema mu kaga, kuko abarirema mbere y'izi ngamba wasangaga bacucitse. Yagize ati uyu ni umunsi wa kabiri wo kubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Twasanze mu mpinga y'umusozi ariho ahantu heza batandika ibiribwa byabo mu buryo bwiza batanduzanyije COVID-19. Ntihinduka Jean Marie Vianney yavuze ko icyemezo ubuyobozi bwabafatiye gikwiriye bahereye ku mibare y'abaturage bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Yagize ati abacuruza ibiribwa n'abakiriya baza kubigura ni bakeya kandi aho twakoreraga ni hato. Ntihinduka avuga ko ikinyuranyo kiri hagati y'isaha batangirira n'igihe batahira kidahagije, akifuza ko amasaha batahiraho bayigize imbere ho gato. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline
avuga ko izi ngamba zo gushyira imirenge 7 muri gahunda ya guma mu rugo bayifashe bashingiye ku bipimo by'abantu 100 muri buri kagari ko muri iyi mirenge, bigaragara ko igipimo cy'abamaze kwandura kiri hejuru. Kayitare yavuze ko bitashoboka kugira ngo isaha abaremera isoko batahiraho yigizwe imbere bitewe n'iki kibazo. Yagize ati iyo ukoze isesengura ukarebaho ubu bwandu bwaturutse, usanga abaturage baragikuye mu buhahirane bagiranaga n'abatuye mu karere ka Kamonyi kari muri gahunda ya guma mu rugo. Uyu muyobozi avuga ko abaturage bakwiriye kwihanganira izi mpinduka kugira ngo iki cyorezo nibagitsinda bazongere kurema isoko bakora imirimo uko bisanzwe. Kayitare yavuze ko hakiri bamwe mu baturage batarumva neza akamaro ka gahunda ya guma mu rugo, kuko hari n'abashaka guhangana n'inzego zishinzwe gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima agamije kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri Rwamagana tubafitiye inkuru igira iti abahinzi bo mu gishanga cya Nyakariro baratabaza. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com. Abari bafite ibikorwa by'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bakorera mu gishanga cya Nyakariro mu karere ka Rwamagana baratabaza inzego zitandukanye bavuga ko ibikorwa byabo byangijwe n'umushoramari uri kuhatwikira amatafari. Aba baturage bahinga muri iki gishanga giherereye mu murenge wa Nyakariro akagari ka Rwimbogo bavuga ko ibikorwa byabo byangijwe n'umushoramari uri kuhatwikira amatafari atitaye ko bahahingaga imboga barya, izindi bakazigurisha, cyane ko iki gishanga kiri mu byagemuraga imboga mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baganiriye na BTN TV bavuze ko babayeho nabi biturutse ku kuba aho bahingaga harigaruriwe n'uwo mushoramari, bakiyambaza inzego zitandukanye ntizigire icyo zikora kugira ngo icyo kibazo gikemurwe. Umwe yagize ati ubuzima bwacu bwaragurishijwe kuko twebwe twari dutunzwe naha twahahingaga imboga, ariko kugeza ubu twebwe iyo dukeneye imboga tujya kuzigura ikabuga kandi ari twe twazibagemuriraga. Turifuza ko yatwishyura ibintu byacu yangije, ikindi akatuvira mu butaka. Turasaba ko Perezida wa Repubulika yaturenganura. Undi muturage yagize ati nkanjye banyangirije intoryi ngize ngo ndabaza ubuyobozi bw'akagari, ntabwo twigeze twumvikana ku kirego cyacu. Ndagira ngo mugende mutubarize uwo mushoramari ni muntu ki utwara ubutaka bw'umuturage ku giti cye nta ngurane y'ibyangijwe nta ndishyi abitangiye. Ese yaba ari hejuru y'amategeko? Aba baturage bose bavuga ko nubwo igishanga cyaba ari icya leta itari gutegeka ko uwo mushoramari yangiza imyaka yabo ngo ntanabahe indishyi, bagasaba ko inzego zitandukanye zakinjira muri icyo kibazo kigashakirwa umuti kuko ubuzima bwabo buri mu kaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro Muhigirwa David yatangarije igihe ko iki kibazo bakizi, ariko avuga ko uwo mushoramari yahawe uburenganzira bwo gukorera muri icyo gishanga ibikorwa byo kubumba amatafari kandi ko abifitiye ibyangombwa. Yagize ati icya mbere ubutaka n'ubwa leta ntabwo ari ubw'abaturage, na RDB yari yavuze ko mu rwego rwo gufata neza igishanga batazongera kuhahinga, ariko mu gihe cy'impeshyi ugasanga niho bashakira imibereho. Mu bihumbi 2018 njya kuyobora Nyakariro nasanze afite icyo cyangombwa, yagihawe kuri bwa butaka bwa leta bwa metero 12. Ubwo icyo kibanza kiveho ko atari ubutaka bwabo ahubwo ari ubwa leta. Yavuze ko uwo mushoramari yatangiye gutwika mu bihumbi 2017, ariko byatangiye kuba ikibazo mu bihumbi 2019 ubwo yari akeneye kongeresha aho gutwikira amatafari kuko n'ubundi abaturage bahahingaga mu buryo busanzwe. Yagize ati yongeresheje bwa buso, amaze guhabwa icyangombwa atangira kuhabumbira. Abajyaga guhinga hahandi rero kuko yari atangiye kuhatwikira ntibyari gukunda. Yahise avugana nabo ko aho atarakoresha baba bahahinga, ariko yahakenera bakahamusubiza. Ubwo yahise agirana amakimbirane na bamwe bavugaga bati aho twahingaga urahatwambuye kandi abandi bari guhinga. Baza gutangira kugumura abandi, tuza kujya gukemura amakimbirane yabo, twagiyeyo nka kabiri. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza Umutoni Jean yabwiye igihe ko iki kibazo batari bakizi, ariko ko umuntu wahawe uburenganzira n'inzego zibifitiye ububasha aba yemerewe gukorera ishoramari ku butaka bwa leta. Yagize ati twebwe nk'inzego z'ibanze icyo dushinzwe ni uguhagararira inyungu z'abaturage. Ahantu iyo habyara umusaruro turahabatiza cyane iyo bari mu makoperative. Mu gihe byagaragara ko aho ngaho mu nkuka hakorerwa indi mirimo umuntu akabona icyangombwa mu buryo bwemewe n'amategeko, nabwo twajyamo cyane ko anaduhera abaturage akazi. Uyu muyobozi yavuze ko ari amakuru babonye kandi ko bagiye kubikurikirana kandi bikazakemurwa hatabayeho kubangamira umuturage. Itegeko rigenga
w'ubutaka mu ngingo yaryo ya 11 riteganya ko ubutaka bwa leta bushobora gutizwa hagamijwe kuzamura imibereho myiza y'abaturage n'ishoramari rirambye. Aya yari amakuru ATV yabegeranyirije kuri uyu wa gatandatu. Turabashimiye mwese mwari mudukurikiye, tubararikiye gukurikira andi makuru y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibidukikije ku buryo burambuye ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Tubifurije gutangira ukwezi gushya kwa Kanama mu mahoro n'amahirwe. Mwari kumwe nanjye Elias Hakizimana.